Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya tubonye tugiye kongera kuganira ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira ku murongo uri mu Baroma igice cya 6 umurongo 23. Aravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Hano turabonamo incamake igereranya ibintu bitatu. Harimo ububata uburyo bubiri bw'icyaha n'ububata bw'Imana Data. Hakabamo n'icya kabiri uburyo bubiri bukoreshwa mu guhemba. Harimo igihembo, hakabaho n'impano, impano itangwa y'ubuntu, kuko impano ni impano nyine. Icya gatatu kirimo ni amaherezo abiri. Harimo amaherezo, harimo urupfu, hakabamo n'ubugingo buhoraho. Muri uyu murongo rero turabona ko harimo ububata bubiri, ushobora guhitamo bumwe wakurikira, ariko uko uhisemo ntabwo uhitamo ingaruka zabo, kuko buri wese afite uko ahemba. Muri ubwo bubata buri wese afite uko ahemba. Iyo uhisemo guhitamo, ariko ntabwo uhitamo, nta yindi choice ufite yo guhitamo igihembo, kuko igihembo cyo kiba kiri imbere giteganijwe. Buri wese aba afite uko azaguhemba. Hano rero icyo tubona nuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu rw'iteka, ariko kandi nanone hari ibihembo byitwa ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Imana Data yo itanga ubugingo buhoraho, ni impano itanga y'ubugingo buhoraho, ariko ukabubona uri muri Kristo Yesu. Kuba muri Kristo Yesu nta kindi uretse ko ari ukwihana ibyaha byawe, ukamwakira nk'umwami n'umukiza, ukabusezerera Satani ko akubera umuyobozi wawe, kuko ububata ni umuntu ubukorera nyine. Kuko natwe iyo tugiye mu gukorera Imana uba ugiye mu bubata bwa Yesu, ariko kandi ngo umutwaro we ntabwo uremereye. Hano rero turabona ko uyu murongo ugereranya buriya buryo bubiri bw'ububata, bumwe butanga urupfu nk'igihembo, ubundi bukazana ubugingo buhoraho butari nk'igihembo umuntu akwiriye cyangwa yakoreye, ahubwo ni impano y'Imana. Ni impano y'Imana. Icyo gihe rero yari impano, icyo igikorwa ni ukuyakira. Abenshi twarayakiriye, ariko kandi hariho abatarayakira. Ni impano kuko tubisoma no mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9. Bavuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Haleluya. Ntabwo ari imirimo, ntabwo agakiza kava ku mirimo, twarabibonye, ahubwo ni impano y'Imana. Niyo mpamvu rero hari itandukaniro hagati y'igihembo n'impano. Hari itandukaniro. Impano ni ikintu ubonera ubuntu cyishyuwe mbere, kuko dusoma mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 4, akavuga ngo nyamara ukora ibihembo bye ntibubuhanira no guhabwa ubuntu no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Iyo wakoze bakaguha igihembo, ni ubwishyu by'imbaraga wakoresheje. Ntabwo rero ari impano. Impano ni ikintu, ni ibyo uhabwa, nta ruhare ubigiramo uretse uruhare bwo kuba wakwakira iyo mpano, ariko kandi ugashimira uguhaye impano. Ubugingo buhoraho rero ubusanga mu muntu ari we Yesu Kristo umwami wacu. Niwe rero, ni muri Yesu Kristo niho dusanga ubugingo buhoraho. Iyo ukijijwe rero ukaba muri Yesu Kristo, icyo gihe nibwo uba uhabwa ubugingo buhoraho. Impano ntigurishwa, impano ntigurwa, kandi ikiguzi kiba cyarishyuwe. Impano rero icyo ukora ni ukuyakirana amashimwe gusa, nta kindi. Haleluya. Niho dusoma ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Umwuka wera rero ukora uduhindura bashya, ukatwoza, ukatweza, ibyo bita sanctification. Umwuka wera ni icyo ngicyo, ahora tugira abantu bashya, tugira abantu bakwiriye umugeni
Yesu Kristo. Ahora atubwira ibyo umugeni akunda, ibyo yanga tukabireka. Haleluya. Agakiza rero ni impano y'Imana, kandi nawe uri kumva iyi audio, iyi mpano y'agakiza ni iyawe. Icyo ugomba gufata ni ugufata icyemezo cyo kwakira agakiza nk'impano y'Imana, kugira ngo ushobore kubona ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Amen, amen. Imana iguhe umugisha kandi iguhe guhitamo neza, noneho nawe uba umwana w'Imana, dukomezanye uru rugendo rujya mu ijuru kwa Data. Niho iwacu, hano turi abashyitsi n'abimukira. Ngwino rero dufatanye urugendo tugana iwacu kwa Data mu ijuru. Amen, amen. N'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru